mukundwa twongeye guhura kuri murongo w'umucyo w'isabato nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro Imana itanga ubane nawe. Ni umunezero ngize ko nongeye kugira aya mahirwe yo kongera guhura namwe kuri uyu murongo. Ntabwo duherukana mu buryo bw'umwihariko mu kwezi kwa gatandatu turi kwiga ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniel. Ariko nyuma yaho nababwiye yuko ndi mu gihugu cy'u Burundi aho dufite imirimo y'ivugabutumwa ndetse tumazeyo uku kwezi kose kandi dusigaje n'ukundi kwezi kumwe muri urwo rugendo rw'ivugabutumwa. Imana yabanye natwe rero n'ubu ngubu turacyabirimo kandi imirimo iri kugenda neza, turabishimira Imana cyane. Nzanywe rero n'ibintu bibiri, icya mbere ni ugushima Imana, icya kabiri ndagira ngo mbamenyeshe gahunda ziri imbere z'umucyo w'isabato. Mbere y'uko ngira ikindi nkora reka nicishe bugufi imbere y'Imana, tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye imbabazi zawe nyinshi cyane zibana natwe iteka ryose kugeza n'ubu, kandi ngushimiye yuko umpaye amahirwe yo kuza kuganira n'abantu b'Imana dushima urukundo rwawe ko rwabanye natwe kugeza ubu, ndetse n'imirimo witeguye kudukoresha mu gihe kiri imbere. Ubane nanjye rero kandi ubane n'abanyumva mu izina rya Yesu, amen. Mvuze ko nje kuvuga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ugushima Imana. Ndashima Imana cyane kubw'urukundo rwayo rutangaje, urukundo rwabanye natwe, rwakomeje kugenda natwe kugeza n'uyu munsi. Muri uku kwezi kwa munani turimo turaba twizihiza isabukuru y'umwaka umwe tumaze dukora uyu murimo mu buryo bw'umwihariko kuri iyi platform umucyo w'isabato. Imana rero yagendanye natwe muri uyu mwaka wose, yadukoresheje ibikomeye. Video ya mbere yageze ku mucyo w'isabato ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2023. Birumvikana ku itariki 15 z'ukwa munani 2024 turaba twujuje umwaka wose. Mbega ukuntu Uwiteka abanye natwe. Nahoze ndeba kuri no platform yacu umucyo w'isabato, hariho abarenga abantu 1700 bamaze kwiyandikisha kugira ngo bakomeze kubana natwe umunsi ku munsi, bajye bakurikirana ibiganiro dushyizeho. Ni umubare utari mutoya. Tumaze kugira video zigera mu 118 kandi nta video nimwe iriho twavugaga ubusa, twari turimo tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turashimira Imana iby'uwo murimo. Tumaze kugira abadukurikira barebye ibi biganiro barengaho gato 57,000. Imana yabaye nziza kuri twe rero. Ibyo ntabwo ari twe twabyikoresheje, ni ubuntu bw'Imana gusa bwabikoze. Imana yacu ishimwe. Turongera gushimira Imana ko yabanye natwe. Twigeze kubabwira iby'igitabo twise umucyo w'isabato mu isi y'umwijima, tubashishikariza ko kiri hafi kuboneka, ndetse twanaberetse sample yacyo, ariko ntabwo kiraboneka. Imana yakomeje kubana natwe mu mirimo yacyo, mu mirimo yo kugitunganya neza. Atari ukugitunganya gusa, turifuza ko twagikora n'ubuhinduzi, ndetse bumwe bwarakozwe kugira ngo kizagere ku bantu benshi. Twiringiye yuko Imana izadufasha uyu mwaka tugiye gutangira nacyo kikajya ahagaragara. Turashima Imana rero ibyabaye. Ubu kiri mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'Icyongereza kirahari, ndetse n'Ikinyarwanda birumvikana. Nubwo bitarajya ahagaragara, ntabwo uburyo buraboneka, ntabwo inzira ziratungana, ariko ni vuba, ntabwo bizatinda. Turabishimira Imana. Ikindi nshimira Imana ni no gahunda y'ivugabutumwa. Gahunda y'ivugabutumwa mu buryo bw'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi, aho turi kuri field tugasanga abantu b'Imana aho batuye, tubajyaniye umucyo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tumaze gukora ingendo ebyiri. Urugendo rwa mbere twarukoze mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12. Twaberetse uko umurimo waho uteye, kandi twari twiyemeje kuzagaruka. Nubwo uko twabiteganyaga atari ko byagenze, ariko ndashima Imana yuko byakunze n'ibi ngibi. Twari tuzi ko tuzaza turi benshi, abanyarwanda benshi, ababwirizabutumwa, amakorale, tuje kubwiriza ubutumwa mu buryo bufatika muri iki gihugu, ariko ntabwo byadukundiye kubera yuko imipaka yaje gufungwa mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Ingendo ziragorana, ntabwo byakunze yuko tuza turi itsinda ritubutse. Uburyo busigaye gusa nubwo guca mu kirere, kandi
biragoye cyane, birahenze ku buryo bitadukundiye. Icya kabiri, abanyarwanda benshi ntabwo baba bizeye umutekano igihe nyine ibintu bitameze neza, ariko ndashima Imana nanone nkivuga ibyo, yuko Imana yatanze umutekano. Dufite indirimbo nziza cyane mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu Rwanda kivuga ngo isi ni iya data. Nakomeje kubona ibitangaza yuko isi ari iya data, Imana igenda ica inzira tugatambuka, nta kibazo na kimwe twagize. Imana rero yabaye nziza kuri twe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndashima namwe ndabashima kuko mwagize uruhare rukomeye muri uwo murimo. Ndashimira abantu baduhaye ibiganiro mu buryo bw'umwihariko, mwarakoze cyane. Ntabwo mwiharanye ukuri kw'ijambo ry'Imana mwamenye, kandi mwadufashije kugera kuri ibyo byose. Za video 118 nari ndi kuvuga harimo nkeya zanjye bwite, ahubwo inyinshi ni abantu b'Imana biyemeje kuza gutanga igihe cyabo, gutanga ubumenyi bafite kugira ngo basangize ababumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari n'undi mugabane waduhaye ubuhamya, badusangiza uko ukuri kw'ijambo ry'Imana kwabagezeho, intambara babanje kugundagurana nazo mu mitima yabo kugeza ubwo batsinze. Abo nabo batubereye beza, kandi hari abantu benshi bagiye baduhamagara, abandi bagiye bandika muri commentaire uburyo bafashijwe n'ubwo buhamya n'ibyo byigisho by'abantu b'Imana. Rero mwebwe mwabigizemo uruhare, mwe mwatanze igihe cyanyu, mwe mwatanze ubwo bumenyi, mwe mwatinyutse kamera. Nzi ko hari abantu benshi nagiye negera ndetse baduhaye ikiganiro bagatinya kamera, mwe mwabitinyutse. Imana ibahe umugisha. Hari abandi batugiriye inama z'uburyo butari bumwe kugira ngo uno murimo utungane, kugira ngo tujye mbere. Byari bishyashya kuri twe, birumvikana, imini mishya itera amabavu niko tubivuga mu Kinyarwanda. Abo nabo Imana ibaha umugisha cyane. Inama zanyu zagize umumaro, kandi niba mwarakurikiye bigenda bihinduka uko bwije uko bukeye. Mwabigizemo uruhare rero. Hari abatanze ubutunzi bwabo ko bwaba bungana kose kugira ngo bashyigikire uyu murimo. Tubasaba umugisha w'umwihariko cyane. Ijambo ry'Imana itubwira yuko umuntu wapfunduye agacupa k'amazi agasomya ku bantu b'Imana bari mu murimo w'ivugabutumwa azahabwa ingororano n'ijuru. Tubasabiye rero kwizera ayo masezerano, ntabwo ibyo mwakoze byari iby'ubusa, kandi ahari tuzabona umusaruro wabyo tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Yewe ntabwo narondora abagiye badusengera, bamwe nta nubwo mbazi. Hari abagiye babitubwira bati turabasengera mukomeze umurimo. Ayo magambo yo kuturemesha nayo yari ayo kudukomeza. Ibyo byose Imana izabibukira umugambi bwayo. Icya kabiri nifuzaga kuvuga uretse gushima, no kubamenyesha gahunda ziri imbere. Narimaze kubikomozaho yuko turi mu minsi myiza, iminsi yo kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe dutangiye umurimo w'umucyo w'isabato. Uburyo rero bwiza bwo kubyizihiza ntabwo ari ukurya no kunywa nk'uko abizihiza iminsi mikuru babigenza. Twe turifuza gutangira turya ijambo ry'Imana. Haleluya. Dufite icyumweru rero kivugurura, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo akaga ko kutamenya. Iki cyumweru tuzagitangira ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 17. Urumva ko ari muri cya cyumweru nyine gisoza umwaka wacu wa mbere w'umurimo, twizihiza isabukuru y'umwaka wa mbere. Iyo nsanganyamatsiko akaga gaterwa no kutamenya, niyo tuzaba turi kuganira. Tuzaba turi kumwe n'umubyeyi Mukandekezi Rose, ntabwo ari mushya kuri iyi platform Mucyo w'isabato, n'ubundi yigeze kutuganiriza ku byerekeranye n'itegeko rya kabiri ryo mu mategeko 10 y'Imana. Azamara icyumweru cyose rero adufasha kugira ngo turusheho kunguka byinshi, turusheho kubona akaga kari mu kutamenya n'umugisha uhebuje wo kumenya. Kandi reka mbabwire, Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 mu isengesho rya Yesu arahamya ati ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bamenya Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Birimo akaga rero kutamenya, kuko birimo kuzimiza ubugingo buhoraho. Tuzabisobanukirwa mu buryo bwimbitse muri icyo cyumweru. Ikindi kandi niwo mugambi w'iyi platform Mucyo w'isabato. Ndashima Imana cyane yafashije koresheje umubyeyi mu gutegura iyo nsanganyamatsiko, azatubwira ibyigisho bikomeye cyane. Ndararika abantu b'Imana bagize amahirwe yo kumenya, bakurikira ibi byigisho, badukurikira kuri uyu mucyo, mudufashe kubwira n'abandi bataramenya
ubu butumwa burakomeye cyane. Wese niba ari ubugingo buhoraho, ninde utifuza ko bene wacu bataramenya nabo babasha kumenya kugira ngo babeshe ubugingo buhoraho? Imana izafashe buri wese kugira uruhare mu gutuma ukuri kw'iki gihe kugera ku bantu b'Imana. Umugambi w'iyi platform Umucyo w'Isabato ni ukugira ngo abantu bamenye kandi bamenye ubutumwa bw'umwihariko bwerekeye iminsi iheruka, bwerekeye ukuri kw'iki gihe. Rero nk'uko tubashimira ko mwakomeje kubana natwe mudufasha mu buryo bwose, nimudufashe dusakaze n'aya makuru. Biroroshye cyane guha bagenzi bacu link, biroroshye rwose, ntabwo ari ibintu bisaba amasegonda menshi cyane, icyo gihe ni gitoya kandi uzaba ukoze umurimo ukomeye cyane. Ahari uwo nguwo uyihaye byamubera amendeze yo kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana bikamuhesha ubugingo buhoraho. Icya kabiri nyine ndabibutsa gahunda turimo y'ivugabutumwa hano mu Burundi, maze ukwezi kwa mbere mu bikorwa byo gufatanya n'abandi mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu Burundi hamaze iminsi ubutumwa mu buryo budasanzwe mu gihugu cyose, harimo amateraniro y'ivugabutumwa, kandi ntabwo ari iki gihugu gusa, ahubwo ni no diviziyo yose, diviziyo igizwe n'ibihugu ndumva bigera kuri 11 aho mperukira amakuru, ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika. Hamaze iminsi gahunda y'ivugabutumwa no mu Burundi rero ntabwo yasigaye, kandi abantu b'Imana biyeguriye Imana mu buryo budasanzwe. Hafi mu gihugu cyose harimo kuvugirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana muri iki gihugu cy'u Burundi. Maze ukwezi rero mfatanije n'abandi, nari mu gice cyitwa Gatumba, ni muri quartier imwe igize umujyi wa Bujumbura, aho nari mfatanije na bene data kubwiriza ubutumwa bwiza aho ngaho i Gatumba. Imana yabaye nziza kuri twebwe, habonetse n'umusaruro dushimira Imana w'ababatijwe bakiyegurira Kristo Yesu. Ariko umugabane ukomeye cyane wanzanye ntabwo ari uwo, ntabwo ari yo gahunda ya diviziyo y'amateraniro y'ivugabutumwa, ahubwo ari amateraniro twateguye nk'umucyo w'isabato, igihe nyine twari tumaze kugera muri biriya bice by'amajyepfo y'igihugu cy'u Burundi, tugasanga nta kuri kw'ijambo ry'Imana kwahageze, ukuri kw'iki gihe, kuri kw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, twarabibabwiye ko tuzasubirayo. Nayo maze avuga ko ntabwo ari uku twabiteganyaga, twumvaga tuzaza turi umugabane munini cyane, ariko ntabwo byadukundiye. Ariko reka nshima Imana cyane yuko byankundiye. Ubwo rero nzafatanya n'abandi muri programme dufite guhera ku itariki ya 10 kugeza ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani. Tuzaba turi muri gahunda y'amateraniro aho ngaho i Bururi, mu buryo bw'umwihariko muri komine ya Matana i Musagara. Tuzaba dufite gahunda y'ivugabutumwa mfatanije n'abandi. Kwerezo rero hazabaho n'umubatizo, tuzababwira ibyabivuyemo, nk'uko twakomeje kubaha amakuru uko yagiye akurikirana. Hariho rero abantu bagiye badusezeranya ko bazadufasha kugira ngo ibyo vugabutumwa rigende neza, nk'uko nari narabivuze nkivayo muri rwa ruzinduko rwa mbere. Baduha amasezerano, batubwira ko bazatugurira ibitabo n'ubundi buryo bwinshi bwo kugira ngo ivugabutumwa rigende neza. Hari abatarasohoza amasezerano, turabararika tubabwira yuko cyagiye cyageze, hasigaye igihe kigufi rwose kidashyitse no ku cyumweru, no ku cyumweru cy'iminsi 7. Ni igihe gito rero, turabibutsa kugira ngo musoze amasezerano kugira ngo imirimo izagende neza. Nicyo cyari kinzanye kubabwira. Nshimira Imana cyane ko yakomeje kubana nanjye, haba ahangaha ndi muri aya mezi 2 y'ivugabutumwa mu Burundi, kwaba uko Imana yabanye natwe mu rugendo rwose maze kubabwira ku mucyo w'isabato, kandi twiringiye yuko Imana izakomeza kubana natwe no mu gihe gisigaye. Twishingikije ku magambo y'Imana, isezerano Imana yasezeranye. Hari amagambo Paulo yabwiye Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 6, aravuga ati nzi neza rwose ntashidikanya yuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe ari nayo izawusohoza rwose. Natwe nta bwoba dufite, ubwo ari Imana yabikoze ikaduha kugira igishyika cy'umurimo wayo, kandi ikatwereka inzira dukwiriye guca, tukaba tubona ibimenyetso yuko yakomeje kubana natwe. Twiringiye yuko izakomeza kubana natwe no mu gihe gisigaye. Imana idukomereze ibyo byiringiro, kandi namwe ko mwakomeje kubana natwe muri rwa rugendo rwose, twiringiye ko n'ubundi muzakomeza kubana natwe. Ibyo tugezeho ntabwo ari byinshi cyane, kandi nanone nta nubwo ari bike, kuko ni umwaka wa mbere.
hari indirimbo dufite nziza cyane ya 14 yaravuga ngo ubu turi bato ariko ubwo tuzakura tuzarushaho. Ubwo bimaze kumera gutya mu mwaka wa mbere twiringiye ku mwaka wa kabiri, wa gatatu, mwaka wa 10 kuko ntabwo dufite gahunda yo kuva muri uyu murimo, bizarushaho kugenda neza. Imana dukomereze ibyo byiringiro kandi namwe uko musenze mujye mudusabira kugira ngo tudateshuka ku nshingano kugeza ubwo Kristo azaboneka, umurimo urangiye dutahe mu bwami bwo mu ijuru duciye iminyago myinshi. Niko gusenga dusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka uko twatangiye n'isengesho n'ubundi soze n'isengesho. Dusenga Imana. Data mwiza, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabaye mwiza kuri twe. Tugushimiye ku kwezi uyu mwaka wose tumaze muri uyu murimo kandi twaje gushima. Haleluya. Tugushimira uko wabanye natwe, uko wagendanye natwe, ibyo watugejejeho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye abantu bawe bakomeje kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo umurimo wawe ujye mbere. Tubasabiye umugisha, ubaha umugisha. Tukuragije na gahunda ziri imbere rero. Ngo dufite gahunda y'ivugabutumwa Ibururi muri ibi byumweru 2 tugiye kujyamo, uzabane natwe. Uzafasha abazadufasha bose kugira ngo inkomyi zose zikurwe mu nzira. Uzaduhamagara amazima, ariko ikiruta ibindi uzaduha ijambo ryawe, urishyire ku mitima yacu ngo turirangurure natwe, he kuzavuga twebwe, ahubwo uzatuvugiremo ngo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Tukweretse iyo misozi tugiye kubwiza ubutumwa bwiza kugira ngo utegure imitima y'abawe kugira ngo babashe kwakira ukuri kw'ijambo ryawe. Nanone kandi turakwereka iki cyumweru cy'ivugurura muri no nsanganyamatsiko akaga gaterwa no kutamenya. Uzabane n'abana bawe, aho ijambo rizagera uzakore ku mitima yabo. Ukuri kwawe guhindura ibitekerezo byacu, turushaho kwifuza kukumenya kuko ari bwo bugingo buhoraho. Ngaho komeza kubana natwe, komeze kuduhira muri byose, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu ijuru no mu isi. Niko dusenze dusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.